mu minsi y'imperuka hazaba ibirushya hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko nta ntwari icyurwa yo kumurwanya izagira ikimutwara ari muri Yesu mu minsi y'imperuka hazaba ibirushya hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko nta ntwari icyurwa yo kumurwanya izagira ikimutwara ari muri Yesu yemwe bagenzi mwese nimwihangane tugeze mu makoni aruhanije uko umutima utera dusaba umwami adufashe kunesha mu bihe byose yemwe bagenzi mwese nimwihangane tugeze mu makoni aruhanije uko umutima utera dusaba umwami adufashe kunesha mu bihe byose byashoboka mugenzi ko hariho igihe intekerezo zawe zicuza umwijima bitewe n'uburibwe bw'ingorane nyinshi birakurira Imana niyo kwiringirwa byashoboka mugenzi ko hariho igihe intekerezo zawe zicuza umwijima bitewe n'uburibwe bw'ingorane nyinshi birakurira Imana niyo kwiringirwa yemwe bagenzi mwese nimwihangane tugeze mu makoni aruhanije uko umutima utera dusaba umwami adufashe kunesha mu bihe byose yemwe bagenzi mwese nimwihangane tugeze mu makoni aruhanije uko umutima utera dusaba umwami adufashe kunesha mu bihe byose tukababazwe nshuti ngo ntacogozwe kudasubirijweho nk'uko ubishaka tegereza ihangane izabirangiza kuko ishobora byose ntijya rihinduka tukababazwe nshuti ngo ntacogozwe kudasubirijweho nk'uko ubishaka tegereza ihangane izabirangiza kuko ishobora byose ntijya rihinduka yemwe bagenzi mwese nimwihangane tugeze mu makoni aruhanije uko umutima utera dusaba umwami adufashe kunesha mu bihe byose yemwe bagenzi mwese nimwihangane tugeze mu makoni aruhanije uko umutima utera dusaba umwami adufashe kunesha mu bihe byose adufashe kunesha mu bihe byose